ese shuku cyutakinyitaho nka mbere koko ako subundi ubushaka umuntu kwitera ariko nawe nese tugiteratana nago wanyitagaho uyobewe kezo se wamaga uzanetesha none ungejeje mu rugo rwawe birakunaniye ubwo urashaka noneho subire nteretesheri ndakubajije akazina ndakubwiye ngo witwa nde mbwira akazina kambwira yuva nibyo ugishaka none nibyo nyishaka nyine yamagambo meza ambwiraga ngo uzambwira inongezi wawe se ku byose wabyirengagije wabitaye akubundi abakobwa mufite ubwenge bungahe abakobwa nase mbaye umukobwa kano urashaka gutereta ubu urabona umwanya mfite ari wo kugutereta rero none wambwiraga ngo iki makiye nyine nkuko wambwiye ngo uzamakiye nongeze mu rugo rwawe nase ko twageze mu rugo rwawe umwanya wose wawo hari akazi ntago wariye saa sita kubona rese nibyo byanzanye hano iwacu hari byose iwacu naho nararyama ufite intebe wicaramo nziza izi ntebe se nzimaze iki ubundi umekeye sibyo ibyo ntabwo bihagije ubwo ngubwo nzasohora kuko iwacu nta kintu nari mbuze wanzanye hano nta kintu mbuze ubundi subuze iki ibintu byose ndabibuze ibihe nibi nta umwanya wose uharira umwanya nyine ushaka ndaguha nta keyuma urajya saa sita umucyayi mu gatondo uraryama neza ninjoro ujyama mu gitanda cyiza ukiyorosa amashuka meza ufite ibyo rero si byo nshaka n'iwacu byari bihari ikindi ushaka ni iki kira ndashaka keza n'umwanya wawe ese ku mwanya wose umuharira akazi aribwo nzareka akazi nguhekeye nushaka uzakareke nose gukora akazi urugo rutarimo umwanya rumaze baravuze yuko kweri abagore yo mugeze mu rugo mugateta ikintu cyose mushaka muhita mwibagirwa ubuzima mwavuyemo wowe uribuka ahantu we twahuye umeze wowe ibyo si byo nshaka njye ndashaka umwanya wawe ibi byawe ntabyo nshaka reka kubwire rero urumva kabambi kaka telefone nari ngo nepiri reka nkubwire rero ibintu biba byarabaye ibindi akuse dikaraga mwiyikaritsiye nkareba abantu nazererana hamwe nkahabura wallahi noneho abantu bose babaye abakiri nta muntu ugishaka kuvuga ngo abe yagwiriza na karibu mu rugo rw'wenda ugiye n'umusura amasabe yicuma uragera ugeze hose ugasanga bararyamye cyangwa bagiye no mu kazi nawe usigaye usa nk'abakiri noneho hari ukuntu usigaye witwara gipasiyone utuntu tw'udukote utubonjuru pare ariko nk'ibintu ntari nkuziho seka baye mwazo wa mujeni gutumbwira umwana w'imyaka 19 ngo nitwara gipasiyone abapasiyone baravuye mu kazi ndibumbiri kumvikana abapasiyone baravuye mu kazi batagikora bari muri pansiyo none ndajya muri pansiyo ndava mu kazi ntigeze nanajyamo ni naje muri pansiyo kumbona wiyambitse se nk'abapasiyone ariko ikindi hari ibintu ngo byibasiye ingo z'abapasiyone muri misi ingo zabo ngo zirimo zirasenyuka birumvikana ugasanga abashakanye bakundanye noneho bagera mu rugo ugasanga rwa rukundo yahaga umugore we bajya mu rugo ugasanga nyine atangiye kurumu ese ugomba barumbwire ko nabo buretse abo bagabo ko barenganya urumva ni gute uzatereta umukobwa akuvune urumva mu kumutereta akugore mu buzima bwose gutereta nugira amahirwe n'umufatisha ukamugeza mu rugo uzakomeza gutereta ugitereta ibiki kandi uzaba wamukuye mu rugo wamujyanye ndumva ari ibyo nyine uba wamuterese yabaye uwawe nta bindi kintu kugira mu gushaka amafaranga ukamutunga wa rukundo rurangirira aho wamutereteye se nyine urukundo rufite kuko niba warakunze umuntu ntabwo uzareka gukomeza kuvuga ngo uramukunze kandi umufiti wawe uretse kumukunda waramwirukana akagenda cyangwa akava mu rugo bivuze ngo nawe wafashe ibitekerezo bigira ibindi ntabwo ari bivuga ngo ibindi niko ibintu bimeze niba umuntu waramuteretse akakuvuna nta bindi bintu byo kuvuga ngo uramugeza mu rugo ukomeze umuterete kugira mu gushaka amafaranga ibintu byihoreye si ureba aba bana muri kwanga gukunda muri gukundira hanze mwabageza mu ngo ntimukomeze kubakunda cyangwa se abagore banyu ukambivuge gutyo nyine hazabi hari igihe muzisanga muri sakamusitensi batakibakunda sakamusitensi zebwo tuzisanga muri sakamusitensi bari gusaka ibiki mani ntago wikirwa unambwira ibintu byinshi ntago ibintu iyo ngingo uri kumbwaho si nyumva waramuterese arakuvuna nibyo nta bindi birangire gute tureka ibyo byingo nta nubwo nje naye ntiwubatse uretse ntago wubatse nanjye sinubatse ibyo byingo tubireke pe sibyo ubwo ahabwa igihari niki
inzara iranyishe nshakira ukuntu ndi burya kora mu mufuka umwe makeya aho ngaho nese ni kwa kundi nyine bavuga ngo buriya iyo ubonye ngo umugabo yambaye ipantaro bamwita umugabo. Ese reka manze nkubaza niba utari umugabo wamva ngo wambaye gutyo uri kugenda mu nzira nta giceri cy'icumi ufite mu mufuka. Nakigenda se gute kandi umugabo aba ameze nk'udahari pe. Udahari kandi mufite ariko adahari mwebwe mubona hari ariko njye nawe mbona gusa nicyo kibazo se kandi byagenze umugabo nubwo tumaze iminsi tubanye ariko yarahindutse. Yahinduwe n'iki? Umva nanjye nibyo ndi kwibaza. Ese ubwo ari umugabo yarifashe arahinduka gutyo we gusa nanjye byancanze ntabwo nzi ikintu cyahinduye umugabo wanjye buriya abantu kuko nabonye ahinduka umwanya yamaga ntabwo ari wakima ntabwo agishaka ngo tuganire ibintu byose ubwo ni ukujya no mu buriri bakaryama uko nanjye nkaryama kwanjye muke nuko bimeze. Mbese ubwo yarifashe ahinduka nose nta kintu mwapfuye basi ngo shanze ko nta nikosa nari nakora ariko zubura kwa Vanessa uriya Vanessa ejo bundi navuye iwawe babanye neza we n'umugabo undi we na Vanessa muravuga tujye tuvugana wazamwigira akakugira inama ese kuno wowe n'umugabo babanye neza none se reba ese hari urugo rwubakira ku rundi nyine nta rugo rwubakira ku rundi nabyumva sibyo ariko se reba Vanessa sibyo we n'umugabo we babanye neza mubwira ngo sheri nguki ubwo nyine ukabona n'abageni ukabona nguki shanyine ukabona abantu nyine bafite urugo rwiza bisanzuranaho none wowe utaramara n'amezi abiri ngo bitangiye kwanga nese subizi ko twashakiye rimwe nyine cyangwa umushingaho abagabo iyo babwiye uyu mugabo uri kumutera stress usinde mushingaho gute ngiye musaba umwanya time niyo yonyine musaba nese navuye iwacu hari ikintu nari mbose nyine ibyo ndabyumva nacyo wari ubuze sibyo kumbwira ngo ibiryo birahari ngo mba nariye ngo mba naryamye ahantu heza iwacu ntabwo naryaga araryamaga ariko nyine ubwo uzajya umugenza gake cyangwa se nyine uzamwicaze urumva ntabwo ibyo bashaka kubyumva ikibazo se mwamwicaza mukuye he ahora ari busy ahora ari mu kazi tabira gushaka rero nyewe ndumva ntazagishore naho barana amezi abiri se ngumva ngo mwatangiye gushwana ngo ibiki ntabwo mwitanaho sha mfashe ntabwo cikenge kuko zose ntabwo zubakwa kimwe nuko mbwiye ko kwa Vanessa nyine bubatse neza twebwe tukaba nyine biri kunanirana ntabwo zose zubakwa kimwe shaje uzagende Vanessa umurebe nyine ako nyine ugumye unasenge buri sengesho rirafasha sibyo mugenzi wanjye reka nkubwire rero ugize amahirwe mvuye mu kazi nari ngeze muri pause ugize amahirwe turahuye ndakubonye madamu wanjye yangejejeho ikibazo numva ko ngomba kukibuganiriza urabona ko twakoreye ubukwe rimwe ariko umugore washatse umugore uri kumva ariko ntago uri kumukunda uko bikwiye nkuko wamukundaga mu giteretano sibyo inama rero nashaka kukugira urabona ko iyo ushatse umugore mugomba kubaka urukundo kuko nimba yakwemereye ko mugomba gushaka mukabana ntabwo ari ngombwa ngo ugabanye urukundo ni ukuvuga umugore wanjye asigaza kuguhanuza ibibazo byo mu rugo iwanjye oya ntabwo ari umugore wawe umpanuza arabizi abagore baraganira umugore wanjye yaje kubwira umugore wawe araguhanuza iby'urugo bw'iwanjye si abavandimwe twakoreye ubukwe rimwe ese wewe kuri umugenzi wanjye uri kurabibona hari ubwo mbanira nawe umugore wanjye ibyo urumva ntabwo mbizi kuko imyenge y'inzu iminwa na nyirayo ese we kuri kurabimbwira nk'uko wagira uri kubihamya nk'uko wagira ngo warambonye uko njye mbanira nawe n'umugore mbase umbase oya wivuga ngo akantu ntabwo ari keza sibyo ibintu ingo nyinshi zirahari pe kandi habamwo kugira kumvikanisha sibyo mugikundana asa ku ntego njye dore reba amasari njye rero ikintu nashaka kukubwira urugo rwa uriya mugore wamushatse akiri umwana muto pe sibyo mukora ubukwe muri abana urabizi twakoreye ubukwe rimwe bisa nka twakoreye ubukwe rimwe rero ni mukunde wizana ibintu byo kumushwanya utiri uvuga ibintu byinshi ngewe urugo rwanjye inzu ukuntu ndarumanaginga nk'uko ndi umugabo nyine wa nyine urugo
sibyo ngewe umugore wanjye icyo nzi cyo mu minsi nibwo twapfa utuntu buriya abantu b'abagore baravugana mani ariko ngewe kuva mushwaniye sibyo ngewe narisubiye nk'umuntu w'umugabo urabizi nyine ntazibana zitakoma n'amahembe mbese muri make zagende mwicare urumva nkuko mwicaye wenda mujya mu bijyanye mwicare mu dasa biganiro ku ntego ku kintu uri kurashaka kuvuga niba ari amagambo yabwiye umugore mu mishwanirane twabwiranye ryari ngewe narisubiye rwose nta kintu n'umugore wanjye turi gupfa ubu turakundanye neza turi neza pe ushaka kuvuga rero narisubiye ma muhekeye cyane rwose urabizi umugore ni nk'umwana umwana iyo umutonganyije arakwanga ndabona urugo rwarakuguye neza ariko nawe ntacyo baye shangiye bireka ngiye byaranze ufite ikihe kibazo si n'ikibazo gusa wagira ngo umugabo yaraye neza araneraneka mu nzu yiwe mbese byagenze gute akanya se mutangiye gushwana si no gushwana gusa nta mwanya mva abambwira ngo ibiri ngo mba nariye ngo naryamye heza nicaye heza ibyo nibyo byanzanye nta mwanya umwanya wose awuharira akazi ntabwo ndi kubyumva shase babyumva gute kandi uwo mugabo wagufashe neza akwitayeho ukubyibuha nese uri kubona ari kugenda ahinduka yarahindutse cyane kandi ntabwo nzi ikintu naba narakoze cyatuma ahinduka nese waramuganirije umubaza impamvu yabyo kubwira ko impamvu ari iyi mva nta kintu aba ashaka kumbwira ubwo iyo ngerageje kubivuga nyine urumva yigira umuntu ngo ari muri bise ngo ari mu kazi nta kintu aba ashaka kumbwira ngo ibintu byose ndabibona nese wowe warigenzuye usanga nta kintu wakoze cyatumye ahinduka basi nta kintu n'ikintu na kimwe nigeze nkora kuko ndanamuganiza mwese ninjye uri mu makosa nta kintu aba ashaka kumbwira ahubwo njye nagiraga ngo wenda nk'uko turi inshuti wabwira umugabo wawe akaza kumumvugishiriza kuko njye nararambiwe kuko hari n'igihe kijya nkumva nasubira mu rugo gusubira iwanyu gusa umuntu yakumva ko wasenya nta n'amezi atanu arashira urumva byagenda none kuba mu rugo uhangayitse byo bimaze iki bugukorere ihangane nyine bibaho mu ngo ni bya ndi bava ngo nazibana zidakumanya amahembe oya birakabije ntari bindi buze kukubwirira umugabo wanjye amuganirize urabizi ko bari inshuti kandi amwumva nukuri uze kumubwira kuko birakabije kuko nenda kwicwa n'agahinda kandi nzi ko mbana n'umuntu mu nzu wihangane birakemuka ndabizi neza ko biri bukemuke niyo mpamvu mbona wananutse wabaye ukuntu nose nananuka nasangira nande icya mbere nibwo tukibana nta mwana dufite na mama ntabwo yakama umwana wiwe reka nawe urabizi ese sheri kutashye kare nashe kare pe nashe kare kubera ari ibintu urabona wa muvandimwe wanjye hariya hirya ejo twaraganiriye pe angira inama y'ukuntu nyine ndi kukwitwaraho nabi nanjye ndi mu kazi ntiyumviriye ukuntu ndi kukwitwaraho nabi muri uru rugo ndavuga ati reka nawe kare yenda mbashe kuganira nawe numva ikintu kitagenda hano mu rugo ndavuga ati reka nze nyine tubiganireho bitagenda mu rugo ibintu bitagenda muri uru rugo ntabyuzi ndabizi nyine ryari ejo bundi warambwiye ati ntabwo nkikuguha keya nk'uko naziguhaga kera tugikundana so ubona ubikora bikwiriye nyine nanjye niyo mpamvu nyine naje kare kugira tubiganireho sheri wanjye okay kambwira njyewe rero ukuntu ndiko ndabyumvira ndumva yuko ahantu hose nagukoshereje wampa imbabazi sibyo tugatangira gushasha tukubaka urugo rwacu neza nk'uko bikwiriye nk'umugore n'umugabo ariko nyine buriya njyewe mbese muri make ushatse kumbwira yuko urukundo wamaga mbere ariko turukomeza cyane rwose nanjye niko mbishaka sheri cyane kabisa okay ndabikunze kandi urakoze cyane kabisa aho nakosheje hose umbabarire ni ibintu binshimishije kandi ndabikunda imbabazi ndazigusabye kabisa
nanjye ndakubabara mugabo mwiza. nakoze sheri wanjye.